kuganira kandi ibintu biri kugenda neza n'abahurira kuri social media kuri Facebook nabo hari abahurira n'abapombozanya imbere agapapari kati nimero urayitaba numva ari umukobwa niba ari umusatsi numva ari umukobwa igihe byaharaye gatapa gahamagara turayitaba numva ari umukobwa tugafatira ubwo turabasuhuje bakunzi bacu aho muri hirya no hino ku isi mwebwe mukunda ibiganiro byacu kuri Niya TV show. Ndizera ko mumeze neza, abatameze neza mukomere kandi mwihangane. Ku isi niko biba bimeze, ibi biba bisimburana n'ibyiza, ariko kubizera Imana igenda ihindura amateka, ibintu bigahinduka. Umunsi byaba bitameze neza ejo bigira neza. Nkuko bisanzwe rero tugiye kuganira. Nge mubona nitwa Justin, ndi kumwe na mwene data, reka nawe abibwire nkuko bisanzwe. Nge nitwa Irankunda Bonaventure. Bonaventure, umeze neza? Tumeze neza nta kibazo. Byiza cyane ndakubona, ndabona ntari birebye nta kibazo. Uwiteka arakurinze. Ni byiza cyane, ni byiza cyane. Berukana ejo bundi turi kuganira, ariko igihe kitubana gitoya kandi dufite byinshi byo kubwira abakunzi bacu. Reka dukomeze tuganira n'abakunzi bacu. Gahunda yacu ni ukutabicisha irungu kandi tukabaha ibintu bizima, ibintu byubaka ubuzima bwabo, nabo bakadukurikira. Yego, ntibadukurikirane ahubwo bakadukurikira kuri wa murongo wacu wa Channel TV duhuriraho, Niya TV show. Mbwira umuntu utarakora subscribe, rwose nagenda adakanda subscribe. Abari impano ikomeye cyane, abari inkunga ikomeye cyane duteye, yuko buriya iki gihe tumenya ko tutari kugosorera mu rucaca. Nibyo rwose. Ni byiza cyane rero. Katuganire rero. Ushize turi kuganira, twageze ahantu turi kuvuga impamvu usanga ingo ziri kugira ibibazo, ugasanga ingo zisa nk'iziri mu manegeka. Urakomoza uti naje gusanga ingo buriya urugo rupfira mu itereta, urugo rupfira mu miteretere rugitangira. Ahubwo nahise ntekereza, buriya akenshi buriya urugo umuntu utangira urugo, gutegura urugo rwawe rw'ejo hazaza, buriya ukiri inkumi, ukiri umusore, utari wanabona n'uwo muzakundana cyane. Buriya ubona umuntu w'umusore, umuntu w'inkumi ufite gahunda yo kuzashaka, ari iki yakora, ni iki yagatangiye gukora, ategura urugo rw'ejo hazaza, ategura urugo rwe rw'ejo hazaza kugira ngo ruzamere neza, azabe urugo rurimo amahoro, urugo ruhamye. Iyo ubirebye ubona ari iki yagatangiye gukora kugira ngo azagire igihe cyo kubaka urugo ayiteguye. Murakoze cyane. Icyo ni ikibazo cyiza buri wese yakagombye kuba yakwibaza. Buriya ni byiza ko tuganira, kuko uko byagenda kose twiyemeje gushyira ibuye mu bijyanye n'umuryango, tugendeye kwa kiriya kibazo ushize twe twaganiriye, cyangwa se n'ibindi tujya tubona byinshi cyane hano hanze biri kuba muri iyi minsi. Ngo rero urabona cyane cyane nk'iyo umuntu ari umusore, hari igihe ukundana n'inshuti, ariko iyo nshuti mu gukundana nayo nawe ubwawe wayibona ukabona ntabwo ari inshuti cyo kuba washyira mu rugo. Ese wihuta cyaka etape, urumva yewe nta n'inshuti uragira, urumva nta n'umuntu urabona wavuga ngo wapopoza, ukiri aho ariko ukaba uzi neza ko umutima wawe umunsi umwe uzubaka urugo cyangwa se uzashaka umukunzi. Watangira gukora iki mbega mu buryo bwo kugira ngo uwo muzabana azasange nawe uri umuntu uri tayari, uri seriye.
Okay, ubwo nje natekerezaga ko wenda mwaba mwageze mu rukundo, ubwo ni ukuvuga ngo nta rukundo uba wari wakagira, nta n'inshuti uba wari wakagira ufite. Dore kuvuga ngo ubwo uba uri umusore muri make cyangwa se uri inkumi. Kuvuga ngo rero uko byagenda kose iyo uri umusore, uko byagenda kose witeguye ko uzashaka. Uko byagenda kose rero, uko byagenda kose kugira ngo utegure igikorwa cyo gushaka, ni kugira ngo nyine n'uwo ushatse azaze hari ukuntu bimeze. Cya mbere ni ugukora akazi, ntube ikintu cy'ikimetero kiri aho ngaho, cyangwa se wakumva ko iwanyu hariho byose, wowe ukumva ko nawe uri satisife, kandi wowe hari igihe kizagera urwo rugo ukabuvamo, ukaba washinga urundi rugo rwawe. Niyo mpamvu ugomba gukora kaba akazi koroheje wenda utishimiye, ariko ugomba gukora uko byagenda kose. Uko byagenda kose bavuga ko n'akazi kabi gashobora kuba kaguhesha keza. Gukora ukiri umusore, gutegura urugo rwawe cyangwa se ukiri inkumi, kuko uko byagenda kose nugera mu rugo rwawe hari ibyo uzakenera, hari n'ibyo wagombye kuba ufite kugira ngo umuzane. Yego, ikintu cya mbere ni ugukora. Umuntu agakora ntiyirwa aryamye, ntabwo bizaca nzanye umugore nta kintu ufite. Uko byagenda kose nubwo haba hari abantu baragufinansa, hari abantu bagomba guhera, mu by'ukuri n'umubyeyi wawe ntabwo wabyukamo buri mu gitondo ngo ndazana umugore, ariko ubona uri umwana yakagombye guha viziyo ngo nakwemerere, hari ibyo yakagombye kubanza yagutegeka gukora. muri ibyo byo kugutegeka rero hari ibyo wakagombye kwibwiriza ugakora, ahubwo nk'umuntu uzi ubwenge. Wirirwa uryamye uri kureba televiziyo cyangwa se uri kwitarasiriza biri aho ngaho bidafite gahunda, cyangwa se ngo wumve ko muri wowe udufaranga wabonye ugomba kutwayamo, amasiteri yaza akaba ari uwa mbere yatangiriraho, kandi mu by'ukuri mu mufuka ari nta kintu kirimo. Ugomba kuzigama, gukora kandi ukazigama. Gukora ni kimwe, kuko umuntu ashobora gukora ntanazigama, tubonye bikoze akadutsemba. Wagombye gutangira ugakora, ugatangira no kuzigama, utegura ejo hazaza hawe heza. Icyo ni kimwe, nta kindi wumva umuntu agombye gukora. Ahubwo uvuze gukora, uvuze no kuzigama. Ikindi kintu, uko byagenda kose burya duhora tubivuga, niba uri umusore kugira ngo uvuge ko urugo rwawe ruzagenda neza, burya ntabwo wakagombye kuba uri umusore wigenga, ugomba kugira ahantu ubarizwa, aderesi. Ukavuga uti ngewe ntabwo niba ndi umusore, ariko ngomba gusenga, ukagira aderesi nko ku bijyanye n'idini. Abanyarwanda bagira igitutsi bita kabura idini. Kutagira idini babifata nk'igitutsi, ngo kabura idini, kuvuga ngo buri aho ngaho wigenga. Byakabaye byiza umuntu afite ahantu abarizwa bijyanye n'idini. Dore ko mu Rwanda turi abantu, turi abakristo, nubwo wenda dufitemo n'abandi batari abakristo bakeya, ariko nabo barasenga. Wenda kiba gitandukanye ni imyumvire ku kijyanye na doctrine cyangwa imyemerere y'abantu, ariko nibura umuntu akagira ahantu abarizwa asengera. Uranawe ni umuryango, kandi uranawe ni umuryango uguha disipulini, ukakugayidinga, kuko ndibwira ko nta torero nanga idini ryigisha abantu kujya mu byaha nanga gukora ibibi. Ntabwo byashoboka, ndibwira ko batanaryemera ko rikorera wenda no kuri ubutaka bw'u Rwanda. Ntabwo bibaho. Ukumva ko kuba mu idini runaka nabyo hari icyo bishobora kugufasha mu buzima bwawe, nacyo kitari gitoya. Yuko byanagufasha muri uko gukora, ukamenya niba ukoze ntiwaye, bitewe ko hariho izindi dogitirine ukora muri iryo torero nyine. Hari ibyo iryo torero rikwigisha. Hari gukora ugasevinga, hakaza no gusenga. Nta cya gatatu, ukamenya ko urugo rwawe ugomba kurutegura no mu buryo muri spirituel, mu buryo bw'umwuka, ugatangira no kururagiza Imana rutari rwabaho. Ikintu cyiza cyane. Nta cya gatatu, icyo ni icya gatatu. Aho icyo cyari icya kabiri urebye. Icya mbere cyari ugukora no gusevinga, tubifatanyiriza hamwe. Icya kabiri ni ugusenga. Icya gatatu ubundi ariko nacyo cyaba gishamikiranye n'icyo, kuko waba
ubundi uzitonde urebe iyo umuntu wananiranye ukiri muto mbese ukananirana ukabona wa musore wananiranye buri wese agatambuka ati toka mbese bakwishije cyateka atari urugo rwabo rwarangije no kwangirika urugo ntabwo warubasha ugomba kubaha abantu bagukuriye bakuru umuntu urifite discipline ukagira self discipline ukani discipline ubwawe kandi n'ababyeyi abantu bose bakuruta ukabuba icyo gihe wavuga utarega burane yawe n'ibyo Imana ibona ati ko byagenda ko sura muntu nkurikije stage agezemo uko ameze akwiye urugo kandi urugo rwe ntabwo ruzaba ari urugo rwa rojorojo iki kintu nicyo no kuvuga ngo discipline inarimo buriya bintu bikomeye cyane uriya umuntu niba akiri umujene uri inkumi uri umusore bakombye gutangira kwidiscipline wowe ubwawe atari no kuvuga ngo kugendera ku gitsure cy'ababyeyi cyangwa se igitsure cy'idini sibyo nawe ubwawe ukishakamo discipline ukakora ukisubiramo ukireba ukavuga utari ko se ubu ngubu uburyo nitwara uku nguku umeze ubu ngubu ubu ndamutse nubatse urugo ubu koko ntabwo umuntu w'umugabo cyangwa ntabwo umuntu w'umugore ukwiriye urugo tekereza uri umuntu uri aho ngaho uracyari umusore uracyari inkumi wibera mu kabari sibyo ukajya mu kabari ukirirwamo ukararamo ubwo se urumva wabana n'umugabo nangwa umugore urwo rugo rukamara kabiri ko byashoboka ahubwo dore ikigusetsa buriya umusore urara muri kabari birangira yifuza umukobwa utaza no muri iyo kabari n'umukobwa kandi uba muri kabari ntabwo yakwifuza umusore birirwana muri iyo kabari cyane kuko azi neza ko abo bantu ni abantu batakuba ku rugo niyo mpamvu nawe ubwawe wakagombye gutangira ukavuga uti rero kagira ibintu ngabanya nanga se nanabihagarike sibyo ukavuga uti ibintu byo kugenda nkibera mu kabari nkirariramo akabihagarike wenda niba ngombwa hari inshuti yanjye turi kumwe tugiye gusangira agafanta nanga gaki tujyane tusome tuganire turangiza dutahe kugira ngo tunaruhuke tubone uko tuzanakora tugire twiteze imbere sibyo urumva niba hari ibigare bibi ugendana nabyo urumva ubona ko bitakujyana imbere ahubwo bigusubiza inyuma ibyo byiyambure ahubwo wowe urebe mu bantu mubana uselectinge mu bantu ubona bakugira umumaro banakwigisha ibyo ushaka no kugeraho abantu bagenda bari kwerekeza mu cyerekezo cy'inzozi zawe abo ngabo aba ari bo mukomezanya ntibivuze ko abandi mutabana ariko buriya kubana n'umuntu no kumugira inshuti biratandukanye kuko buriya dufite community y'abantu benshi tuziranye tunabana nabo tutanafiteranye ikibazo ariko inshuti zacu tubana mu buzima bwa buri munsi uraselectinga kuko n'uwo ugerageza kugira inshuti kubona bikaba byanakwaho ukavuga uti uyu muntu ndabona tutazashobokana wenda ntumuvuga uti mva mu buzima bwanjye ariko nibura ukamuha umwanya mutoya kuko akenshi ubona nta by'umumaro umubonamo byaba ni ibintu bitatu by'ingenzi umuntu yagira umumaro umuntu uri gutegura urugo rwe rw'ejo hazaza akiri mutoya kugira ngo azarugeremo ari umuntu ufatika ku buryo yanakumva ngo yatangije n'umushinga wese akavuga ati rwose ati nkurikije ko yari ameze yarabikwiye rwose kandi ndabona azaba umugabo mwiza cyangwa se azaba umugore mwiza uburyo n'abandi bantu baba gutangira ubuhamya bwose urumva ni ikintu cyiza cyane kuko arega buriya no muri niyo bigeze mu gihe cyo kurambagizwa hari igihe runaka abanza kubaza amakuru atari kuri uwo mukobwa mubona mute ameze ati cyangwa se uriya musore mubona mute mubona ameze ati rero umuntu urabona ko umuntu ujagaraye mu buzima utagira gahunda akabwira ati uriya mukobwa ugiye kwizirikaho aragira inenge wa musore we bagatangira kukubwira ibibi bye uriya musore ugiye kwizirikaho wa mukobwa wakwitonze ko kubera ko n'umuntu babonye ko udafite ubuhamya bwiza sibyo ni umuntu wabona udafite gahunda kandi buriya niyo ubirenzeho ukanabikora ibyo bakubwira urabibona akenshi urabibona akenshi kabisa yuko ntabwo iyo utabikontorora ukiri muto biragoye kugira ngo uzabikontorore mu gihe wageze mu gihe cyo gushaka biba bigoye ariko ugomba kwitoza hakiri kare ukitoza kuba umugabo mwiza ukitoza kuba umugore mwiza ukiri
ukiri umusore cyangwa ukiri inkumi. Icyo ni ku ikintu buryo cyiza mbese cyane. unagenda uhaba ku ruhare rw'umukobwa cyangwa se rw'umuhungu wava n'iwanyu ugasiga icyuho ukavuga uti ya muntu rwose yaradufitiye runini mu rugo. cyari ikintu cyiza cyane. uragiye nta kintu kigabanyutse bameze nk'abagukiza twe tubona ikituvira ubwo wowe ubwantu ugiye bwo mu by'ukuri uri kumva baba bameze gutya numva ko cyaba ari ikibazo. Ni ibintu by'ingenzi cyane. Aha, ikindi kintu rero ko twinjiye kuri fiyansaye kijyanye no gufiyansanya, kuko buri rugo rugira ama etape nyine. Urumva etape ya fiyansaye ubona ari ibiki abantu benshi bakunda kugenderaho bahitamo abo bazabana. Ibintu ubona ko abantu bakunda kwibandaho ibintu wenda nibura nka 3 cyangwa 4 ubona abantu bakunda kwibandaho bari bagiye gushaka nangwa bagiye guhitamo abo bazabana. Ukurikije uko iki gihe nje ko mbibona icyambere ni agafaranga pe. Akenshi bakibanda ku kureba umuntu afite iki bari kubanza bamwanariza mbese mu byo afite iki ubundi so agashaka ko adafite n'amafaranga mu bigaragara ariko ibikorwa bye afite bikaba ari amafaranga. Kuko amafaranga icyateka ntabwo ari impapuro, ntabwo ari amafaranga dukora, ahubwo ibikorwa byawe nibyo biba ari amafaranga ubundi. Hari n'ushobora kukureba akavuga ati umusore ndi kubona kwiga kaminuza, ari kwiga kaminuza kandi kwiga na bya bintu bigezweho, ati umuntu ashaka kuzagera kose ejo hazaza ashaka kuba afite amafaranga. Ayo nayo ni amafaranga buriya kamwizirike kuko cyasemo kimwe bakabona ufite nk'imyuga myinshi ukabona mbese uri gukora mu buryo buri sipesho kubona rwose uri gukunda akazi nta n'amafaranga ufite pe. umuntu akaza akavuga ati byose nubwo ubu adafite amafaranga ariko ejo cyangwa ejo bundi azaba ayafite nkurikije n'ibyo musanzemo. ubwo rero mbese ni ukwiga kuri utwo tuntu. Akenshi nta muntu kugira ngo ubu iki gihe umuntu akurebe gutya ngo yemere gukunze nta kantu na kamwe agendeye biragoye pe. nta body nta mani biragoye. Amafaranga kinita agafaranga. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ubona bakunda kureberaho wenda gishobora kuba cyaba kinakenewe ariko bakakigenderaho. ubwo turi kureba twe muri rusange bakunda kugenderaho kujya gufiyansanya. icya mbere ni ukwanariza muri ubwo buryo. Icya mbere kuvuza amafaranga umuntu ahagaze ate, n'umuntu ufite aveniri, n'umuntu ufite viziyo, n'umuntu ushobora gutunga urugo. Ibyo ni byose twavuze. Ibi umuntu watunga urugo, umuntu muri sosiyete ari gufatwa pe, ese iterambere rye ejo cyangwa ejo bundi ni irihe? Ibyo byose biri mu bundi. Icya kabiri rero cyane cyane nk'ubu urugero wenda biterwa no gukunda uburyo nawe ameze, ariko wenda cyane cyane turareba kuri twebwe kuko twebwe turi igitsina gabo. Igitsina gabo ariko turi kuvuga muri rusange haba ku gitsina gore no ku gitsina gabo. Akenshi na kenshi rero ikindi ni physical appearance, uburyo umuntu agaragaza, uburyo ugaragaye, umuntu ateye ate, umukobwa ateye ate, mujanye kumwerekana bahinyura ugiye kumwerekana abantu bazavuga ko kuri nahisemo kandi mu mpande zombi ubwo turi kureba mu mpande zombi. Icyo kintu umuntu utakireba kuko physical appearance kabisa ubwo umuntu ati umukobwa uteye neza ntabwo waba ufite santimetero 15 z'uburebure biragoye. Mbese physique uko ukomeze akikubona mbese umuntu akikubona umeze ute, uhagaze ute, ku buryo mbese ataje gushakisha ibintu byakure bimeze gute, akikubona direct uhagaze ute. Ibyo ngibyo kandi abantu bagendera ku bitandukanye kuko buri ubwiza bw'umuntu, uri umuntu ashobora kwapresiya umuntu undi nta mwapresiyating. Urugero hari nk'umukobwa ushobora kuvuga uti uri ushaka umusore umeze ute, uvuga ati nje shaka umusore w'igikara, urumva muremure ubyibushye cyane, urumva wabaza undi avuga ati ngiye nshaka umusore w'inzobe, urumva
kandi utari muremure cyane, urumva uringaniye, urumva rero ni ukubwira ati nanjye nshaka wa musore wateruye afite amatuza. hari umukobwa twigeze kuganira arambwira ati ngewe ati kanywa inzoga ati nta kintu twavuga buri wese afite amahitamo, buri wese afite amahitamo bitewe n'impamvu, hari impamvu y'umuntu ituma agira ayo mahitamo ko byagenda kose, urumva rero ni icya kabiri ni physical appearance, ko umuntu agaragara. Haba hari icya gatatu ikindi wenda ni kuri bamwe buriya akenshi na kenshi bitewe n'ushaka kuguhitamo, buriya cyane cyane buriya no kuba ubarizwa muri wa muryango twavuze, ubwo tugiye ku myemerere, tugiye ku myemerere sibyo? Niyo ngo akenshi hari abakunda kureba imyemerere akavuga ati ese umuntu dufite imyemerere imwe, dusengera mu idini rimwe, ibyo hari ababitindaho n'abatabitindaho, ariko namaze kubona umubare abantu benshi niyo muhuye ikintu mubazanya cya mbere iyo murangije kubaza izina rye uramaze ati usengera, kuko byagenda kose muri iki gihugu abakristo ni benshi cyane, usengera ese ubwo iyo umaze kumva rero ashobora kuba atanasengera no mu idini ryawe, ariko ahari afite imyemerere ya gikristo. Buriya hari amadini ubona ajya guhuza imyemerere ukabona bidatandukanye cyane, ari utuntu dukeya dutandukanye natwo umuntu ashobora kwihangana, nangwa se umuntu akaba yahinduka akaduhindura, urumva. Ariko hari n'undi ushobora kumva wenda nk'ahasengera, urumva ahubwo uyu muntu tuzashobokanara, urumva ukumva wenda hari izindi kondisiyo bishobora kuzagusaba kandi zihambaye utanashobora, ukavuga utandayamanitse, yuko hariho n'ubwo ibyo banabipfa ati nje ntabwo nava hano nsengera, ubundi ati nanjye sinahava. Ugasanga idini abantu bagakundana imyaka 5 ariko bagera ku gihe cyo guseregesiyona idini wenda bagiye no kubana pe byanarangiye, ibyo bakabika. Umwe akavuga ati idini ryanjye sinarivaho, ariko so nako byo bikwiye ko umuntu abantu bafite idini barakundanye, ntabwo ari ibintu bikwiye. Ubona abantu bakwiye gupfa idini abantu bakundanye ko ari babiri ubundi bose bakagombye kugawa, kuko buriya niba unkunda koko ukunda umukobwa nanga umukobwa gukunda, ntabwo mwagakwiye gupfa idini, umwe yakomeje gutera intambwe imwe, idini ntabwo mwakagombye kuripfa. Kandi n'amadini buriya byiza yoroheje ibintu, kuko dusenga Imana imwe, dusenga iki gupfa abantu kwirirwa bapfa ngo umwe ngo niwo muri iri dini niwo muri iri, kandi wenda bose ni abakristo basenga Imana imwe. Buriya fazara kugira ngo idini rirangize ubukwe bwanyu, umwe yakubaha undi, ahubwo wenda mwarangiza igikorwa yuko muri gushaka ngo tuzasezeranira, umwe akaba yanasubirayo, mupfa kuba ari gusenga uzi neza ko ari mu itorero, nta kibazo buryo cyaba kirimo. Kuko mbona ndi umwe mu bantu bayobora ibintu by'amadini, umukristo wanjye agakundana n'undi mukristo wo mu rindi dini, bose wenda bari muri dini rya Kristo, nabahago ahedi abagira inama bagahitamo wenda aho bazasezeranira, kandi bamara gusezerana bagaruka iwanjye nkabakira n'ubundi nk'abantu ba Kristo, apana kuvuga ngo ugiye kubakwita ngo mu bihano abantu bakoze ibyaha kandi nta byaha bakoze, ibintu byose babicishije mu murongo ukwiye kunyuramo, aho kuba barasezeraniye mu idini ritari iryanyu ukumva wabigize ibintu biri fight, ntabwo byakagombye. Bamwe bitari bikwiye, ntabwo buri ibintu by'amadini. Buriya naho banagenda bibaye ngombwa ko banagenda, ubwo wabakurikiranira iyo bagiye se barasenga, ukareba ko bakomeje kugenda kuri ya discipline uri warabatoje, ukareba ko bakomeje gukunda Imana, wabona n'abantu n'ubundi bakomeje kugendera mu mujyo, ukavuga uti urumva ni ibintu byiza cyane, mukomeze mwibanire, urumva. Naho buriya idini buriya twakombye kureba ukuntu umuntu yitwara kurusha uko tureba idini asengeramo, kuko hari n'abantu uzabona batagira idini cyangwa se tubona nk'abantu bita b'abapagani, ariko ugasanga n'abantu bafite discipline, n'abantu ubwo bafite ingeso nziza, banagira za mbuto tuvuga cyane, aho ugasanga none uwitwa ari umukristo asengera muri rya matorero y'ibikomerezwa we abantu benshi bemera, urumva, ugasanga ni umuntu ewana ariho abantu bari kwirahira mu ngeso mbi, niyo muntu ukora ibi byose ugasanga niwe ubikora. So idini ntabwo ari ikintu twakombye gutindaho, idini ni ryiza
hari inzira nziza tuyoboramo, ariko nanone ntabwo ariyo paramete yo kwerekana ko umuntu wenda akijijwe cyangwa se ari umuntu ufite discipline. ariko buriya hariho n'umuririmbyi waririmbye mu gitabo bati buri muntu mu itorero kandi abo wejejwe muri iryo torero setu. Buriya ntabwo ibintu by'itorero twakagombye kubipfa pe, ntabwo twakagombye kubipfa. ubu se nk'ubu ni urugero, gusa niba uri mu itorero runaka, kubaha discipline yabyo ni byiza, sibyo? nanone kugira ngo ujye kugusha abantu witwara uko ushaka kandi waragiyemo barakubanje kukubwira amahame bagenderaho, urumva wakombye kumva niba utazabishobora wenda ukabireka, sibyo? ariko kuva ahantu ho ugomba kuhubaha kandi ibyo uko byagenda kose iyo ugiye mu idini bamanza bakwigisha iby'iryo dini, wakagombye rero kuba wararihisemo kubaha amahame y'iryo dini. twe turi kubwira ibintu abantu bakunda kugenderaho, ubwo tubonye hari physical appearance, tubonye amafaranga yuko uko waba umeze kose buriya ufite agafaranga iyo fizika umuntu ashobora kuyihanganira gakeya, iyo fizika umuntu ashobora kuyihanganira gakeya, kandi burya rega urantasha nta n'umuntu wageze ifaranga adakoraya uba mubi pe. tubona n'idini n'abareba n'ibindi wenda bitandukanye, kureba imiryango umuntu akomokamo, ariko ubwo kumva ibyo ni bya bindi buriya kureba umuryango umuntu akomokamo ntabwo ari ibintu byiza pe. ibyo nabyo hari ababitindaho wese bita impamvu ye. nese ubona ubundi ari iki mu by'ukuri cyakagombye gushingira, ubona ibyo bintu bashingiraho bifite ishingiro, cyangwa ubona ari iki ibindi cyakagombye gushingirwaho cy'ingenzi kurusha ibindi byose umuntu agiye guselectinga, agiye guhitamo uwo bazabana? ubundi buriya ibyo byose burize ahubwo ikintu cyakagombye guhitwamo gutoranywamo njye nabona ni uko n'umuntu akubona agahita agukunda, ubwo nibwo rukundo njye nabona twanagenderaho. ntase buriya wabona umuntu ugahita umukundara? birashoboka. nta kintu umukundiye se? nta kintu umukundiye? none se akenshi na kenshi wenda dusipoze ushobora nubwo wenda kaba gahari ariko kakaba nta hantu gahuriye n'agafaranga, mbese ifaranga atari ryo riri imbere, ushobora kumukunda nyuma ugasanga afite n'amafaranga, ibyo byaba ari amata ashaka kuba byaye amavuta, ariko mu by'ukuri akaba atari cyo wagamije mbere y'uko umukunda. kuko impamvu icyo mugani amafaranga n'ubwiza n'icyenda atari cyo cyakagombye kuba icya mbere, ibyo ni ibintu bishobora guhinduka bikarangira. amafaranga umuntu ashobora kumukunda ayafite ejo akayabura agakena, it's possible, birashoboka rwose. ushobora kubona umuntu ari mwiza wenda ejo akanagira mu rugo agasha, umubiri ugahinduka mubi, cyangwa se akarwara uruhu rugatobagurika cyangwa se rugahinduka. urumva ubwiza nabyo ni ikintu gishobora guhinduka, urumva. ariko urumva tubwira icy'ingenzi. ubundi icy'ingenzi wenda sinavuga ngo wenda umuntu umukundiye iki umukundiye iki, ariko urabona uko byagenda kose iyo ukiri umusore hari igihe ubona nk'umukobwa ukurikije n'ubundi nuko usanzwe umuzi, buriya nta nubwo ari byiza byo kugira ngo ubone nk'umukobwa wenda kuri telefone wumve ko ugomba kumukunda kandi mu by'ukuri nta hantu muzi pe. wenda nk'ubundi urugero niba muri ahantu mu kibina, muri sosiyete, muri korali, mu mucaca muri uwo muryango turi kuvuga, cyangwa se no mu wundi muryango, ariko ukaba waramwigenzuriye kuko byagenda kose mbere y'uko uza guseregisiyona hari ukuntu uba waramugenzuye, ntabwo ufite ariya magambo afite agaciro nka kariya ngo uhite uyaha umuntu. uko byagenda kose hari n'igihe mukundanye muri n'abantu kundanye n'abantu 3-4, ariko mu guhitamo ukumbaza ati mu guhitamo uko byagenda kose hari uburyo uba waramubonye, waramugenzuye, mbese imico, imyifatire, byose warabibonye. ubwo rero uku nguko wamubonye nta kindi kintu ariko kigendeweho ku ruhande, imico, imyifatire, imimerere, imitekerereze, uhise mu mutwe we yatekereza ate, ubundi ibyo ngibyo nibyo nakumva byakagombye kugenderwaho. waramugenzuye mbere nambere bakombye kureba imico ye n'imyifatire ye, ukareba ko biri gufitinga ibyo wowe ushaka. urumva wabona biri gufitinga
ubwo nyine urukundo akenshi rutangira kwizana rugatangira kuza ukabona uri kumukunda koko kubona muri guhuza ibintu byose uri kuvuga ukumva biri kwituramo kugenda byituramo ese ubundi unywa agacupa ntako nywamo ke nawe wenda ntakunywa cyangwa se unywa icupa ndarinywa ni byiza kuko nanjye ndarinywa mbese ibintu byose biri kugenda birigwamo tu urumva icyo kintu umugani ubwo ubanza kurambagiza umuntu ukareba imico ye imyifatire ye wakumva biri gufitinga n'ibyawe urumva ubwo ibyo bigenda bizamura urukundo gake ushobora kubona umuntu wenda umugani wandi wakorwa n'ubwiza akimuca ubona ubwiza ukumva ati urumva umuntu imico ye imyifatire ye nibyo ubundi byakagombye kwatarakitinga fesiti ubundi wasanga n'ubwiza burahari bikaba ibintu byiza cyane wasanga n'agafaranga gahari nuko bikaba ibintu byiza cyane urumva none se umuntu umaze kumureba wenda uramukunze koko ubundi kugira nize sitepu wakagombye kubanza gutera mbere kugira ngo ubikocore umuporopoza ubwira uti naragukunze nifuza ko wazanambera umugore ubundi nize sitepu wakagombye kubanza kunyuramo ni ibintu wakagombye kubanza kunyuramo kugira ngo ugere kuri level yo kubwira umukobwa cyangwa se umusore usibye ko abakobwa akenshi bimenyere ni uko abasore aribo baporopoza abakobwa ubwo wenda birashoboka ko n'umukobwa yaporopoza umusore kuko nabwo ubwo burenganzira sindibwira ko ariko nibwa n'ijambo yanibwa nawe ariko buriya aho hantu bose mbese hari umuntu waguhana ntawaguhana bigisha no kunyumva ugasanga nawe yazaguhera ugasanga abatabyaye amavuta cyane rwose ubona ari ibiki byakagombye gukorwa mbere y'uko umusore cyangwa inkumi ibwira umuntu ikamukunda ikabikocoranye nyine ikabimubwira ngo sitepu umuntu ntabwo ndi kumva ikibazo neza urabona ushobora kubona umuntu nyine sibyo ukamukunda birashoboka ariko ntabwo iryo joro uramubwiye ko umukunda uko wifuza ko yazana kubera umugore cyangwa umugabo sibyo noneho kugira ngo uzagere kuri revu yo kumubwira uti naragukunze ukamwicaza uti ndumva mfite ikintu nshaka kukubwira ikintu gikomeye cyane uti ndifuza ko mbera umugabo nanga wazambera umugore naragukunze gutya na gutya ni ibiki byakagombye kuba byarabanje kugira ngo ugere kuri iyo revu mbese ibyo ni ibingibi tuvuyemo ni ukuvuga ngo umukobwa uramugenzuye uramureba ariko buriya nawe abakureba ibyo turi kuvuga nawe buriya abakureba hari igihe n'amakuru aba agenda akagutata wowe utabizi ukagenda ukwirata kandi we yaranakurangije kera akenshi uriya biragoye ko wagera kuri revo kubwira umukobwa ko umukunda buriya amakuru yose nawe aba yarabonye ko umukunda cyane niyo umubwira ndumva hari ikintu nshaka kukubwira aranagikeka cyane cyane akaza nawe yiteguye n'igisubizo buriya aba yanagiketse ni ukuvuga ngo mwembi kugira ngo uje kumubwira gutyo hari ibyo aba yariboneye n'amaso ni ukuvuga ngo rero n'ibyandi twavuze ngo kuno umuhakajya mukaganira ukumva ikimurimo bya bine turi kuvuga tuti si ibintu urabikunda uti ntabyo nkunda kandi nawe ukumva koko nawe utabikunda ibyo byose amakuru umuryango amushara hamwe n'umwana mwiza rwose muri karitsiye turamwemera ntiwamubona sayina ari kwidegembya hanze ewana akazi afasha ababyeyi arakora neza ewana si wamubona umuntu mbese ayo makuru yose uba warayagenzuye warayamenye n'urukanzu ukamubwira uti hari ijambo nshaka kukubwira kuvuga izo ni za sitepu tumaze kuvuga bakabona kuba wahereye mbago ubundi mbere yuko uporopoza umuntu umubwira ko umukunda n'iki wagombye kuba umuzi waramumenye wese umaze kumumenya urumva waramenya imico ye waramenya akunda ibi yanga ibi urumva arakazwa n'ibi ngibi arakara ubusa arasabana kuko buriya uzi ko abantu bashobora no gupfa nuko umuntu asabana cyane urumva gusabana gusabana cyane mukabipfa kurara umuntu yenda ari gusekera abantu bose ari kwihoberera ukagiye gira ngo wasanga nabo wenda hari ikindi kintu kibyishe inyuma kandi ari ukwisabanira biraho urumva niyo mpamvu wakombye kumumenya cyangwa ubwo n'imiryango ye ukagenda ukayimenya urumva ukamenya inshuti ze
urumva ibyo byose ukabimenya, hanyuma wabona umaze gukomfirima uri kubona nibura ibyo uri gukunda bifite porosantaje iri hejuru kuri we, urumva, kandi nabwo ibyo utari gukunda uri kubona bishobora kwihanganirwa, urumva, ukajya watera sitepu yo kumubwira uti ngiye kuri kwacura noneho ngiye kumubwira ijambo. Niko byakagombye kuba bimeze, ko ntabwo wakundana n'umuntu ejo bundi ngo uhite umubwira uti nawe yavuga ati ese ni igiti warebeyeho, warebeye kuki kugira ngo utekereze gutyo. Ariko iyo mwakundanye mugakundana igihe kirekire ukavuga uti noneho hano ho tugeze nakagombye kukubwirira ijambo, utarimubwira akaba aricyo kibazo, kuko buriya nawe hari igihe ubona ko, kandi nabwo buriya kujya kuri kwacura bakombye kuba bararebye n'imyitwarire muri sitepu z'abantu kureba ukuntu umuntu yitwaye, kuko niba wandika mugani mesaje wenyine, niwo wahamagara wenyine, kandi atabandi yabuze amayinite, ni wowe mbese uko ni ingufu zose n'izawe niwe uzishyiramo wenyine. Akenshi mwahagiye ijambo wowe ugiye kuritera ibuye, ugiye kuritera inyoni pe, buriya ni ukuvuga ngo nawe hari ibintu wakagombye kuba ko ufite ka komitimenti nawe ari ibintu biri visi versa, hari komitimenti nawe afite. Ubundi uriya rukundo ruba byiza ari 50/50, urukundo rwo kubana rutandukanye n'urukundo rwo kwibeyanse, hari ahantu hakagombye kuba ari 50/50. Niba wenda mugiye kuyakira birashoboka ko wanamuhamagaye wenda ukaba urashiriwe ukurikije wenda n'ibyo muri kuyakira, ariko nubwo washiriwe hano ndacafite ubundi udufaranga reka dutumizaho akandi karawundi rwose, ntabwo uravuga ngo kuguriye gusa kuko mwese muba muri bamwe, niba uriya imuneke kumva ko nagomba kuwurya, mbese bikaba 50/50. Kwa kundi bavuga urukundo rumeze neza kabisa, ukagenda ukarimubwira kuko icyo gihe nabwo bikorohera, icyo kintu nicyo cyane. None se ubona ari he abantu bakunda guhurira, ngo ahantu ubona abantu bakunda gukura abafiyanse, ahantu bakunda gukura abakunzi cyane, ukurikije wenda uko ubona situwasiyo, uko ntabwo ubushakashatsi wenda baba warakoze, ubona abantu benshi babana asanga baragiye bahurira hehe? Abenshi ni mu matorero, abenshi ni mu matorero pe, vuga nk'ahantu nibura akatufate hane mu matorero abantu bakunda guhurira kenshi, abantu bakunda gukura abakunzi. Ugereranyije ahambere ni mu matorero cyangwa mu nsengero, wenda bagiye gusenga bakicarana cyangwa se mu makwe, cyangwa bagasohoka, ubu hari mu nsengero, mu makwe cyane kuri aba bambariye abageni n'ibiki, cyangwa se mu bibina birashoboka, ushobora kuba uri mu kibina n'undi muntu mukajya muhurirayo, cyangwa se no mu kazi, akazi kano kazi gasanzwe, wata umuntu murigishanya, muracuruzanya, agacuruza hariya, naho birashoboka. Hari nubwo byanashoboka ko mwanahurira mu nzira pe, nabyo birashoboka, mugahura hano mu nzira rwose pe, mugatangira mukaganira, kandi ibintu biri kugenda neza. N'abahurira kuri social media, kuri Facebook, nabo hari abahurira n'abapombozanya imbere, agapapa ati nimero urayitaba, numva ari umukobwa, numva ari umukobwa, igihe byaharaye gatapa gahamagara turayitaba, numva ari umukobwa, tugafatira ubwo utegeye burya ntabwo buzi ibintu bimo pe. Ubundi twajya kuri ubundi wowe mwahuriye he? Personality ubwo se ntubango tuvuze muri aho hantu hane tuvuze, nta namwe mwahuriye? Ubwo niba nta hamwe wongeremo aho mwahuriye hajye ku rutonde. Mwese se mwitorero ntabwo mwasengeraga hamwe? Dushobora kuba tutanasengera hamwe, ariko ntabwo nshaka kuhimba ukuri. Ni ukuvuga ngo ushobora kuba mudasengera hamwe ariko mugahura mwese muvuye gusenga. Nahuye muvuye gusenga se? Mu nzira tu. Wari uvuye gusenga nawe uvuye gusenga? Turahura gutya. Ubwo se byabatwaye igihe kingana iki kugira ngo mwarahuye, kuko buriya abantu muvuye gusenga sinzi niba hari iminota ingahe utamuzi nawe atakuzi. Uko byagenda kose ntabwo ari ukuvuga ko
muba mwarahuriye aho ngaho pe ahubwo hari igihe uba usanzwe umuzi ariko nta kintu wigeze umubwira cyangwa se utarigeze unamusuhuza mwe mukaja mugenda mubisikana cyangwa se hari umwanya mwagiye muhura gutyo ariko ntugire ikintu uvuga cyangwa se ntugire n'icyo umuntu amutekerezaho ariko wa munsi iyo ugeze nyine mugahura yari Imana yabishatse nawe urabyumva wenda ntabwo wahura n'umuntu gutya mu nzira utanamuzi namba yuko ashaka no kuba ati uyu muntu bimeye ko nabyo biranashoboka pe ese nshobora kugusuhuza nk'ubu mvugishije neza ugahita ufatira uti mpa nimero yawe n'amatelefone urabona yari agikemuye uwo mwaho yavuye gusenga twahuriye mu bukwe kumva twe urumva ni za nzira nakubwiye mwavugaga bamwe baba bambariye abandi hari nabo barahama cyane kabisa abenshi ahubwo hari baba benshi kuzombya nabo mwitorera icyo nicyo kabisa none se buriya mbo turi kuba kuri fiyansaye ubona nandi kubashije ubona abantu bagakombye kumara igihe kingana iki ubona ko kiba gihagije abantu bakombye kumara muri fiyansaye mbere yuko batangira bahita binjira mu mushinga wo kubana ubundi wenda nk'imyaka itatu ubona ariyo mike ishoboka ni mike ishoboka ishobora no kurengaho bishoboka kubera gusa abantu basaba ubona imyaka itatu hari n'abantu batabona uwo mwanya imyaka itatu cyangwa se wenda pe ebyiri wenda umwaka umwe kare wa fiyansayi undi mwaka wenda bagakora igikwe kabura umwaka nyine bateguramo igikwe umwaka umwe ni muto pe burya umwaka umwe ntawe wakamenyeranye n'umuntu ariko nabwo biterwa nyine n'igihe mwembi mufite birashoboka ko n'imyaka itanu mwanemerana ese hari abana bavana ku birashoboka ko mwemerana n'icumi mwayimara urumva ariko buri ushobora no kumara iyo myaka kuko utari wamenya umuntu buriya nabwo bishobora guterwa n'umwanya ufite wo kumenya kuko urugero umuntu mwegeranye wenda mutuye nko mu mujyi umwe umwaka ukabisaba waba wamumenye bitewe n'umwanya ufite mu muntu niba ukundana n'umuntu yituriye hari n'igihe mukunda nawe usanzwe umuzi ukunze umuntu wituriye Nyagatare wituye i Musanze muvugana kuri telefone gusa mukabonana nka rimwe mu mezi angahe kugira ngo kumumenya byo biroroshe kuko akenshi ibyo akubwira rega buriya kubonana n'umuntu mukaganira live ukareba ukuntu yareagitinga uko yitwara muri kumwe niko ugenda umumenya nawe uri kuri telefone biragoye bigoye umuntu ashaka no kukwitwararikaho kandi ari rwubika none ko nabo hari ubu n'abagenda mu kabari bakahurirayo bakamutahana za zindi rero ubona zitari kumara kabiri muri make hari ingaruka zishobora kuba abantu bashobora kubana bataziranye batarafiyansanye ingaruka nyinshi cyane ubona ari nk'izihe zishobora kubonekamo ingaruka nyinshi cyane yuko urumva icyo gihe kigira ni ukuvuga ngo muragiforusa ntabwo mu by'ukuri igihe kiba kiri cyakageze icyo gihe muri kabari nateganyije wenda urabona umuntu ngo wenda ni uko ufite aho kumutahanira ukamucura wava ngo urwo ni urugo rwo gutegura koko bari hatari kabisa ukumva ni umeze nk'ugiye mu cyobo utazi ngo kiresha giti ugapfa kuyirohamo kabisa mu by'ukuri ntabwo ibyo ngibyo buriya etape ya fiyansaye irakenewe ariko mu by'ukuri tageti dufite niyo kuvuga ati ese mu by'ukuri urugo wubatse urwubakiye kugira ngo urwo rugo ruba ruri ku musenyi none se buriya abantu bari muri fiyansaye ubundi bagombye kwitwara gute ni ibiki bakagombye gukora muri fiyansaye bari kwitegura nyine ko abantu bari muri fiyansaye urumva iyo kiswe fiyansaye mwaramaze guporopozanya mwitegura ko muzabana ubundi bagombye kiriya gihe cya fiyansaye bagombye kugikoresha gite bagombye gukoramo nta n'ibirenze ngo wenda ngo uko bari muri fiyansaye bagomba gukora nk'ibyo bakagombye kuba bakora nk'ibyo nyine bahuriyemo bakora bakabikomeza bakabikora ariko ntabwo mbese urumva uko witwaraga umuntu buriya atari umufiyanse wawe urumva
wenda ari umubesto umugani urumva bitandukanye n'iyo yiswe umufiyanse sibyo iyo byiswe umufiyanse byatangiye ku bintu biri seri byafashe indi ntera byatangiye ku bintu biri serious ariko rero buriya ni ukuvuga ngo iyo musanzwe muziranye atari ukuvuga ngo ni babandi babaza ngo pa mukamusanzwe muziranye wenda musanzwe muhura mukaganira wenda birumvikana nk'umuntu winjiza muri fiyansaye hari uburyo ugomba kumwitwaraho wenda hari igihe akiri nk'uwo mu best hari igihe wapfaga kwivugira ibyo ushaka yawe uba ufite umurongo ukavuga uti niba ngiye kumubwira iki kintu gifite ishingiro gifite umumaro cyatugeza he ibintu nk'ibyo wenda niba niba ushaka kwiyakira cyangwa ushaka gusohoka niho mubitangira gusohoka niba wenda hari uburyo ugomba kumwakira mukavugana ibyabateza imbere niho ugomba kubikorera aho tugenda reka duhurire ahantu tuganire kuri iki kintu turebe ko twagiha umurongo nibyo wakagombye gutangira gukora fiyanse rero nayo nyine nk'ibyo uri kuvuga iriya ni sitepu nayo ikomeye cyane yagombye kuberamo ibintu by'ingenzi nyine ubwo muba muri gutegura urugo aba ari preparasiyo y'urugo urumva muri fiyansaye buriya nyine ni etape yo kumenyana ubundi kumenyana nabwo byimbitse urumva aprofondere buriya njya mubona muri ya etape buri wese yakagombye kwiyereka mugenzi wawe uko uhagaze mbese uko uhagaze utamwihishe kuko umwihishe bishobora kuzakugiraho ingaruka utangiye ukamwereka uko uri urumva niba umuntu wikundira uri bona apeti wikundira kurya akavuga uti njyewe ahubwo noneho hari abo bageramo ahubwo akaba ari igihe cyo guhisha noneho bigira ingaruka mu rugo bigira ingaruka iyo urugo mwarugezeho mwarwinjiyemo wagombye kumwereka uko uri akamenya ati byaba byiza akamenya ati nuko urakara akamenya umugabo wanjye ni bona apeti pe agomba urugero aryamo akumva arahazi yanateka ni urunguru ku buryo nazajya avuga ati kiriya umugabo wanjye ndayizi urumva agateka akarya noneho hari igihe ugira umuntu utarya urya ubuntu bw'ubusabusa yajya gukora utwuma twatundi wamweretse kurya ukwarangiza ukajya kurya mu kabari ugasiga ibiryo mu rugo ukajya kubirya mu kabari cyangwa kumwereka ko wenda ushobora gukunda kuba usohoka ugomba kumwiyereka uko uri niba ukamwiyereka niba ikintu akoze ikintu ukumva ntabwo ukishimiye nturenzeho ukamubwira uti iki kintu singikunda iki kintu rwose kirambangamira I don't like icyo kintu akakimenya ko icyo kintu utagikunda cyangwa kikubangamira urumva niyo mutangiye kwishanya hari n'aberekana ahantu hatari iwabo akareba urugo rwiza rw'abaturanyi ati hariya niho kwa muzehe byigeze kubaho rwose atari niho mvuka kandi ubundi bizarangira amaherezo yose yari mu nzu iwanyu hamenyekanye ibyo bakagombye kuvuga kubwira umuntu mudafitanye gahunda wamuburiye nko mu mujyi nk'ahangaha ukamubwira ukamwereka kuri kavukire muri uyu mujyi kandi wivukire rode bare kandi ubundi amaherezo irode bare agomba kuzagaragaza byakagombye byo kuba byiza rwose umwereka wese 100%. Ni igihe cyo kwiyereka ko uri cyo kubwizanya ukuri urumva ikindi ni igihe buriya cyo sibwo nakita gukira ariko kwerekana ubundi byose bikubiye mu kubwizanya ukuri kumenya ukuri mu gushyigikirana mu byo umuntu umwe akora ukumva ko muri abantu bashyigikiranye urumva cyangwa mwamahora musenga mugasengerana gatangira gusengera umufasha fiyanse wawe nagatangira kugusengera mbega mugatangira gutegura urwo rugo ubundi rwose ni ukwereka mugenzi wawe ko uri kose utamuhishe ibyo ukunda ibyo wanga ibyo noneho wanga urunuka binabaye hari bishobora kubyara ibindi bintu abantu ukamubwiza ukuri kose kuko abazana kumenya ugatangira kumwereka ukamubwira hari igihe n'umuntu ashaka kukubona gusa akagira ngo wihemberwe ipinda ry'amadolari kandi wenda ni uburyo bwawe yihaye akabona wenda hari amafaranga menshi ubwiza ukuri rwose agashara kanje ni akangaka ibyo ni ijana ryanjye bafite buri kwezi ndikoresha gusa kuko ibyo binatuma ejo atazagukubita imitwaro yemereye kuko urabona nka bije nko mu bukwe y'abantu binjiye mu bukwe urumva
umuntu wese akoresha ubukwe nk'uko angana. Hari ugenda muri vewiti, hari n'uwakwigendera muri kwa korora, hari n'uwakwigendera n'amaguru kandi ubukwe bukagenda neza. Theogene ntujye nsetsa nyakwigendera wacu pasiteri ngo bari mu murenge kagendera niba mu gikamyo nayo igikamyo kandi tubona ko yagendeye munsi dushaka ko hari ikimizigo bagenda imbere rwose n'umugeni wiwe ariko ukumva nyine ngo ni bwa bushobozi kuko ntabwo yamwiyeretse umuntu agomba kumenya ubushobozi bwawe, akamenya limitation yawe, urumva, akamenya ngo ushoboye ibi ntushoboye ibi, nuko ku buryo nawe uzaremereza undi nagakora umutwaro wundi, ndetse ukamwereka n'inshuti zawe zimwe. ubundi ibyo byose mwabona mwashimanye mugakora iki, mukinjira muri step zo kurushinga, mukajya kwerekana mu itorero no mu murenge hose, bakabaha umugisha, ubuzima bugakomeza. icyo gihe uko byagenda kose urugo rugenze gutya ndatekereza rwaba urugo rwiza. buri muntu uba yararuteguye neza, izo step zose akaziha agaciro, akazinyuramo, akazigira gutya ewana, akanasenga, akabyereka Imana ewana, amaherezo kabisa yaza. Uko byagenda kose urugo rwaba rwiza, nta rugo rwateza ibibazo. ariko urumva ko byagenda kose iyo wowe ubwawe ushaka gukora urugo, aya masitepu ukayirengagiza, ukagira iyo wirengagizamo, biragorana kugira ngo wubake urugo rwiza pe, biragorana. wowe ushobora kwirengagiza iyo gahunda ya fiyansayi ugahita ufata kuvuga niba byuko mwereka ninzani ukareba umuntu neza umeze neza, akumva ko urayituze, ukareba physical appearance aho tidahita amushyira amaguru nzabyihangana bakabona ndanga wo kwihutisha uti ewana leta yihutisha uti burya ibintu byamushyira mu magambo batari bamwara ibintu byazaje bigira ingaruka kona. Reka ntabwo iyo topic tuyisoreza ahangaha, tuyicumbikira ahangaha, urumva ni topic iri wide, wenda n'abantu bari kutwumva bazatubwire muri comment nabo ukuntu bumva ibintu uko babibona, niba harabumvishe wenda bazagenda nabo batugira inama muri comment kugira ngo dufashe abantu turebe ko nibura bino bintu by'amadivorce biri hanze aha, bino bintu by'ingo ziri mu manegeka, turebe ko nibura bishobora kugabanuka, umuryango nyarwanda ukubake kugakomera. bakunzi bacu rumwe mudukurikiye kuri Niya TV show, mwakoze cyane, kandi utarakora subscribe yuko ukora subscribe, naho bitaha abubatse ingo turabifuriza kugira ingo nziza, n'abasore n'urubyiruko batarashaka turabifuriza kuzahitamo neza, mukagira urugo rukomeye cyane, Uwiteka mukarya juru ritoya iri ku isi bagiye bavuga. Murakoze cyane rero, naho butaha nakagaruka.